dutangire dusenga Imana, dushima Imana kuko Imana ikitubereye maso kandi ikiturinze. Data wa twese, muremye w'ijuru n'isi, Imana yacu bwite, udutabara, utabura kuboneka mu byago no mu makuba, turagushimye isaha nk'iyi ngiyi, tugushimiye umugambi wawe mwiza, tugushimiye uburinzi bwawe bukomeye bwabanye natwe iminsi yose itambutse, warinze ubugingo, urinda n'imibiri yacu, mwami ntuhabwe icyubahiro. Si uko ibyaduhize byakuweho, ahubwo mwami waratwimanye kubw'uburinzi bwawe bwo kugira ngo dutunganye ibisigaye bidatunganye, mwami ntushyirwe hejuru. Dushoboze rero ubanze utweze udutunganye, uko watubonye n'uko watwumvise, dutunganywe n'amaraso n'amazi umwana wawe Yesu Kristo yaviriye ku musaraba, mwami, kugira ngo mwami utwishimire kandi utunezererwe. Rero dusengeye ijambo ryawe tugiye gutambutsa muri uno mwanya, kugira ngo abazaryumva Data wa twese rizabashe kujya aho ribakura rigende aho ribashyitsa, kandi ni ukwamamaza ubwami bwawe bwo kugaruka kwawe, ko wenda kuza gucyura itorero. Dushoboze rero uturinde imigambi ya Satani, turinde ibyatwiruranyaho, turinde ibyatumije ijambo ryawe ridakwirakwira nk'uko bikwiriye. Tubisabye Imana mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera wakoze Yesu, amen. Rero tubanje kubasuhuza abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, mu madini n'amatorero atandukanye atari amwe, abari ku mugabane wa Afurika, abari ku mugabane w'Uburayi ndetse na Amerika n'indi migabane yose, turabashuhuje kandi turabifuriza kugira ishya n'ihirwe. Waba urwaye, waba uri mu ntambara, waba uri mu bigeragezo, humura, wihangane, si uko bizaba, si nuko bizakomeza kugenda, kuko Kristo ni umwami kandi aracyari ku ntebe y'imbabazi. Ushobora kurara urira, ariko bwacya impundu zikavuga. Rero wihangane kandi ukomere, ugume ku birindiro, kuko Kristo naza isaha nigera azakurengera. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, cyangwa kwibukiranya ku ijambo ry'Imana rifite umutwe uvuga ngo sezerera abashyitsi bagende. Abashyitsi tugiye kuganiraho ntabwo ari ba bandi baza bagusura bakuzaniye ijambo ry'Imana, ahubwo abashyitsi tugiye kuganiraho ni bya bindi waba warimitse muri wowe, waragiye wakira biturutse mu mpande zitandukanye. Ibyo byose ukabihereza icyicaro muri wowe. Turifashisha ijambo ry'Imana riboneka mu rwandiko rwa kabiri rwa Samweli. Urwandiko rwa kabiri rwa Samweli, ibice 11, turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugeze no ku murongo wa 10. Icyaha cya Dawidi. Nuko umwaka utashye, mu gihe abami batababariraga, Dawidi atuma Yowabu n'abagaragu be n'Abisirayeli bose, barimbura Abamoni kandi bagota n'Iraba. Ariko Dawidi we yisigariye i Yerusalemu,
bukeye nimugoroba Dawidi yibambuye ku gisasiro cye, aza agendagenda hejuru y'inzu y'umwami, maze ahagaze hejuru aho abona umugore wiyuhagira. Yari umugore mwiza w'ikibengukiro. Dawidi amubonye atuma kubaririza uwo mugore uwo ari we. Maze umuntu aramubwira ati, si Batisheba mwene Eliyamu umugore wa Uriya w'Umuheti? Nuko Dawidi yohereza intumwa ziramuzana aza iwe. Bararyamana kuko yari yitunganije akiza imyanda, maze asubira iwe. Bukeye yarasama atuma kuri Dawidi ati, ndatwite. Hanyuma Dawidi atuma kuri Yowabu ati, nyoherereza Uriya w'Umuheti. Nuko Yowabu yohereza Uriya kuri Dawidi. Uriya ageze kwa Dawidi, Dawidi amubaza uko Yowabu n'ingabo bameze, amubaza n'amakuru yo mu ntambara. Maze Dawidi aramubwira ati, manuka ujye iwawe woge ibirenge. Nuko Uriya ava ibwami, maze bamukurikiza igaburo rivuye ku mwami. Ariko Uriya yiraranira n'abagaragu ba shebuja bose baraririye ku muryango wa kambere y'ibwami, ntiyamanuka ngo ajye iwe. Babwiye Dawidi ko Uriya atagiye iwe, Dawidi niko kubaza Uriya ati, mbese ntuvuye ku rugendo? Ni iki cyakubujije kujya iwawe? Imana ntihabwe icyubahiro. Twongere dusome ibice 13 umurongo wa 3 n'umurongo wa 4, dusimbuke dusome umurongo wa 6. Urwa kabiri rwa Samweli ni ibice 13 umurongo wa 3 kugera ku murongo wa 4, dusimbuke dusome umurongo wa 6. Umurongo wa 3 haratubwira ngo, Amunoni yari afite inshuti ye yitwaga Yonadabu mwene Shimeyi, mukuru wa Dawidi. Kandi Yonadabu uwo yari umugabo w'ingurumbanya cyane. Aramubaza ati, wa mwana w'umwami we, ni iki gihora kikunanira uko bukeye? Ntiwabimbwira? Amunoni aramusubiza ati, umva, nabengutse Tamari mushiki wa mwene data Abusalomo. Umurongo wa 6 aratubwira ngo, nuko Amunoni araryama arirwaza. Maze umwami aje kumureba, Amunoni aramubwira ati, ndakwinginze mushiki wanjye Tamari naze antekere udutsima 2 imbere yanjye nturire mu ntoki ze. Imana nitugirire neza kandi iturengere. Yesu wacu rero ni umwami. Reka adushoboze kugira ngo iri jambo ry'Imana turusheho kuryakira mu mitima yacu. Twavuze ko iri jambo rifite umutwe uvuga ngo, sezerera abashyitsi bagende. Aha rero mu byo dusomye twumvise amateka cyangwa amakuru y'umwami Dawidi, uburyo yaguye mu cyaha, ngo igihugu cy'Abisirayeli cyahoragamo intambara nyinshi bashaka kwagura igihugu cyabo. Ariko kugira ngo turusheho gusobanukirwa neza, reka dusome n'urwa kabiri rwa Samweli ibice 14, dusome umurongo wa 14 n'umurongo wa 15.
ngo twese tuzapfa duse n'amazi amenetse hasi atakiyorwa ukundi, ngo kandi Imana nayo ubwayo ntihutiraho gukuraho ubugingo, ahubwo ishaka ubugingo uburyo kugira ngo uwirukanwe ataba aciwe nayo. 15. Nuko none nzanywe no kukubwira iryo jambo, kandi igitumye nza mbitewe nuko abantu banteye ubwoba. Umuja wawe niko kugira nti ngiye kwivuganira n'umwami, ahari umwami yakwemera gukora icyo umuja we amusabye. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Twongere dusome 27 muri icyo gice, 25 kugera ku murongo wa 27. Baratubwira ngo kandi mu Bisirayeli bose nta washimwaga nka Abusalomo ku bwiza bwe, uhereye mu bworo bw'ikirenge ukageza mu gihorihori, nta nenge yamubonekagaho. Uko umwaka utashye yikemuzaga umusatsi kuko wamuremereraga. Nicyo cyatumaga awikemuza, kandi iyo yawikemuzaga yarawugeraga ukaba shekeli 200 ukurikije urugero rw'umwami. Kandi Abusalomu abyara abana b'abahungu 3 n'umukobwa witwaga Tamari, yari umukobwa w'uburanga. Haleluya. Twavuze ngo usezerere abashyitsi bagende. Ese twavuze neza ngo umushyitsi ni iki? Umushyitsi twavuze neza yuko ari ibyo wahaye icyicaro muri wowe. Icyicaro umuntu aba ashatse kuvuga ni icyerekezo uba urimo, ukumva witurije, mbese ukumva ariko nta cyaguhangara, ugendeye mu buryo bw'umubiri. Ibyo bintu ushobora kuba warahaye icyicaro, ushobora kuba warabikuye kwa sogokuru wawe cyangwa kwa sogokuruza wawe, ukaba warabirazwe na so cyangwa umubyeyi wawe nyakukubyara. Ushobora kuba warabihawe n'inshuti muwo mugendana, cyangwa ukabihabwa n'abo mukorana. Ahangaha ndakubitsa nkubwira ngo ese ibyo wahaye icyicaro muri wowe, ese Uwiteka arabyishimira? Ese ntabwo ubikoresha uko bidakwiriye? Ushobora kuba warahawe inzu cyangwa warahawe amafaranga, ese ibyo uri kubikiranukamo? ese ibyo ukora bihesha Imana icyubahiro? Twasomye amateka ya Dawidi, uburyo Dawidi yari umukire, yari umwami ufite ibintu byinshi, akundwa n'Imana, akarwana intambara akazitsinda. Ngo igihe ngo kigeze ngo ariko intambara zabaye, yohereza ingabo ku rugamba bajya kurwana. na Uriya yagiye, ngo nuko ngo mu gihe yibambuye umwami, ngo arimo ngo atembera, ngo abona muka Uriya ari koga. Iyo ngeze ahantu njya nkunda kubwira abagenzi, njya nkunda kubwira abana b'Imana, nkakubwira ngo ibyo ugenda ubona byose, ibyo ugenda urebesha amaso yawe, siko byose bifite umumaro. Hari ibyo ushobora kureba bishobora kugukura mu byizerwa, hari ibishobora kukubuza ubugingo. Wowe reba kuri Kristo, kuko ibindi byose nta mumaro bifite. Ngo nuko Dawidi arebye uwo mugore ngo w'igikundiro,
yari arimo koga, ngo asubire ngo abaza umugaragu ngo mbese ngo uriya mugore ngo ni uwandi. bahita bamubwira ngo ni Mukawuriya. Yesu natugirire neza. Ibyo dukora byose dushobora gukorera ikintu mu rwisho, ariko hari abatubona, hari n'abatuzi. ngo maze ngo atuma umugaragu we ngo aragenda aramubwira ngo naze ngo umwami aramushaka. Ibiduhamagara byose n'ibidushakisha byose ntabwo ari uko ari umugambi w'Imana. Hari intumwa za Satani adutumaho kugira ngo tugeragezwe, ducishwe mu kayunguruzo, ariko Kristo azajya aturengera muri byose nituba amaso kandi tukamwizera. Maze aragenda agezeyo, kubera yuko uwo mugore yari amaze kwitunganya, amaze koga, nta mwanda wari umuriho, maze ngo aryamana na Dawidi. Ndakubwira ngo hari byinshi bikwizengurutsaho, hari byinshi bigukurura, hari byinshi bigushakisha. Si uko byakubuze, ahubwo nuko ugifite uburinzi bw'Imana. Nuramuka uvuye mu burinzi bw'Imana ukava mu bwiza bw'Imana, byose bizagutinyuka. Urasabwa kuba mu bwihisho bw'Isumba byose. Iyo Mukawuriya yaza kuba maso akogera ahantu hiherereye, ntabwo umwami aba yaramubonye. Rero aho ndakwibutsa, wa mukobwa we, wa mumama we, wa mugabo we, imyambarire yawe niyo izatuma ubengukwa n'isi, niyo uzatuma ibitakubonaga bikubona, ugasanga uvuye mu bwiza bw'Imana uguye mu bidatunganye, uguye mu byaha by'ubusambanyi, kubera uko wiyambika n'uko ugenda, n'abo musangira, n'abo utitandukanya nabo, kubera yuko nta tandukanirizo riri hagati ya ba bandi badakijijwe n'iryawe. Haleluya. Ndakubwira ngo gira itandukaniro hagati y'ab'iki gihe, kuko ab'iki gihe barambara nk'ab'isi, kubera yuko n'ab'isi ntabwo bigize bakebwa gukebwa kwiza. Hari abantu bakebwe ku buryo bw'umunwa, ariko batakebwe mu buryo bw'umutima. Niba uzasanga bavuga ngo agakiza kaba ku mutima, ariko agakiza ntabwo kaba mu mutima gusa, ahubwo n'inyuma karahaba. Ibyo tubona inyuma nibyo biduhereza ibiri imbere. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Mukawuriya amaze kuryamana na Dawidi, Dawidi ngo aramubwira ngo natahe. Hanyuma akimara gutaha mu gitondo, ngo yumva yasamye, ngo atuma ku mwami aramubwira ngo ariko umwami nyagasani ndatwite. Iryo jambo umwami akimara kuryumva ntabwo ryamuguye neza. Yahise atekereza icyo yakoze muri Isiraheli ni igiki. Ese ko Uriya yari ari ku rugamba, uwo mwana azavuka ate? Kandi yari ari ku rugamba, azabwirwa ni azahita atahura yuko umwana atari uwe. Maze ngo Dawidi akimara kubimenya, atuma kuri Uriya aramubwira ngo naziwe. Akimara kugera ibwami, umwami amuhereza abagaragu baramuherekeza ngo nagende ngo ajye kurara iwe, ngo amuhaye ikiruhuko. Ariko icyo kiruhuko ntabwo cyari kivuye ku mutima we, ahubwo yari afite isoni z'uko umugore azabwira umugabo ngo ariko natwaye indi itari iyawe kuko wari uri ku rugamba. ngo ariko Uriya umutima we umubuza kujya iwe, ngo yigumanira n'ingabo mu rugerero ku muryango, ngo yanga kujya iwe. ngo hanyuma barongera basubira baramubwira ngo kubera iki? ngo ntabwo yigize ajya iwe kandi amaze igihe mu rugerero. Uriya asubiza neza ati ntabwo ari ngombwa yuko najya iwanjye mu rugo,
kandi urugamba rukiriho. Yesu ntahabwe icyubahiro. Ndakwibutsa neza yuko atari igihe cyo gufata ikiruhuko, kuko satani we aracyarwana. Satani ari ku rugamba, ari mu ntambara, kandi satani arimo ariyifuka, arashaka uwo yaconshomera. Ni igihe cyo kugira ngo ube maso, ugume ku rugamba, ufate ingabo n'ingabo nini, kuko uguhiga we ntabwo asinziriye. Yesu nahabwe icyubahiro. Ni igihe cyo kugira ngo utekereze uwo murwana nawe, intwaro afite, ese wowe uritwara ute? Ese wowe uramurwanya uri muntu ki? Tekereza neza uburyo ubanye n'Imana. Dawidi kuko ntabwo yigeze akiranuka, ariwo Natani umuhanuzi yaje akamucira umugani, akamubwira ngo hariho umwami wari ufite umukumbi mwinshi, ngo hanyuma ngo agire umushyitsi, ngo hanyuma ajya mu rugo rw'umukene, ngo agafata agatama k'uwo mukene, ngo akazimanira abashyitsi. Natani yari umuhanuzi, yari afite iyerekwa, ariko yatinyaga umwami. Amubwira mu ijwi ry'ubuhanuzi, amubwira mu ijwi ry'umugani, kugira ngo abyumve neza, kuko nk'ubwira umwami, ubwira ukomeye, hari uburyo amubwiramo mu buryo bw'isi, ariko akumva ashaka kuvuga mu buryo bwa mwuka wera. Ngo maze ngo Dawidi yaramusubiza ngo ese uwo muntu ari muri kino gihugu, ngo niba arimo akwiriye kwicwa. Yonatani aramubwira ati mwami, ni wowe, ni wowe mwami, ni wowe mwami, ni wowe mwami, kubera ko wari ufite abagore benshi, ufite abakobwa benshi, ubemerewe mu gihugu, mu bwami bwawe, ngo ariko ufata muka Uriya uramusambanya, umutera inda. Ibi ntabwo bikwiriye mu Bisirayeli, ntabwo bikwiriye mu bantu bakebwe. Ijambo ry'Imana rituganira yuko ubusambanyi ni ikizira mu maso y'Uwiteka Imana yacu. Rero ndakwibutsa nkubwira ngo fata icyemezo cyo kugira ngo usezerere abo bashyitsi. Hari abashyitsi b'amarari yaje muri wowe, abashyitsi bo kuvuga amagambo apfuye muri wowe, abashyitsi bo kwandika mesaje zipfuye muri wowe. Waba uri umugabo, waba uri umugore, waba uri umukobwa, waba uri umusore, ariko ndakubwiye ngo abo bashyitsi baje bakwandikisha mesaje zipfuye, batuma uvuga ibidatunganye, ubasezerere bagende. Dawidi akimara kumva ko ari we, yahise agira ubwoba bwinshi, aravuga ati ariko kugira ngo nkemure ikibazo, ngo ahita abwira uwari uyoboye urugamba ngo nashyire Uriya imbere ku rugamba, ashaka kugira ngo bamwice. Uriya aragenda ajya imbere, maze baramwica mu rugerero. Rero Uwiteka yahise abwira Natani ngo usubireyo, mubwire ngo ubwo wicishije Uriya, umwana uzabyara ntazabura gupfa. Ndakwibutsa neza yuko udakwiriye gukora cyangwa wiyongeza ikindi. reka Uwiteka akomeze yamamare muri wowe no mu bugingo bwawe, ndetse no mu baturanyi. Dawidi mu gusambanya muka Uriya ntabwo byari bikwiriye. None amaze kumusambanya, yicishije na Uriya. Uwiteka natubabarire, turebe mu byo tuvuga no mu byo dukora no mu byo tugambirira, ese turakiranutse?
ese twasezereye umujinya n'uburakari n'ubugome? ese twasezereye inzangano n'amatiku? ese twasezereye ingeso mbi? ese twasezereye ubugugu? ese twasezereye imirimo ya kamere? niba tutarayisezerera, twongere dutekereze tuvuge ngo noneho twanze satani n'imirimo yose, ati turamusezereye kuko nta cyiza cyiwe. Yesu nahabwa icyubahiro. rero igihe cyarageze, umwana aravuka, ariko kuko imana yari yaravugiye muri Natani iramubwira ngo uwo mwana ntabwo azabaho ahubwo azapfa. iby'Imana yavuze birasohora, ntabwo ijya yivuguruza, ntabwo ijya yivuguruza. akenshi iyo ivuze irasohoza. naho yakongerera iminsi yo kurama, ariko ingaruka z'icyaha zibaho. maze ngo umwana yavutse, ngo agiye kuvuka Dawidi ngo afata igihe cyo gusenga, ngo yiyiriza ubusa, ngo yanga yuko abagaragu bamucurangira, ngo yanga kurya, yanga no kunywa, yanga no kuryama, ngo arasenga kugira ngo uwo mwana abeho. ariko kuko Imana yari yaravugiye mu muhanuzi wayo ngo gupfa azapfa, umwana yaravutse arapfa. ndakwibutsa neza, we wa mugabo we, wa mugore we, we wa mubyeyi we wabyaye, irinde gusiga abana bawe umuvumo, wirinde kwanduza abana bawe umuvumo. imivumo ishobora guturuka mu bapfumu, ishobora guturuka mu byo ukora. niba uri umujura, abana bakazavuka ari abajura. niba uri umupfumu, abana bakazavuka ari abapfumu. niba uterekera, abana bakazavuka ari abaterekera. niba warabanzwe nawe ukabyuka, bakazavuka ubabandisha. ndakwibutsa nkubwira ngo sezera abo bashyitsi ba karande, uhesha abana umugisha, kuko gukiranuka niko gukwiriye mu bana badukomokaho, niko kuzatuma abana bacu barama, niko kuzatuma abana banyu barama, niko kuzatuma abana banyu badakenyuka, kubera yuko bari mu mugisha w'Imana, kubera yuko babyawe n'abanyamugisha, kubera yuko babayeho mu bwiza bw'Imana. rero utekereza, ufata umwanya wo kugira ngo wongere utekereze uko wabana n'Imana, wongere utekereze uburyo uhesha abana bawe umugisha. Dawidi Imana iramubabarira, aragenda agera mu zabukuru, ngo bamuzanire umukobwa witwa Abishayi kugira ngo ajye amwitaho, amushajishe. Dawidi ntabwo yari akibona, nubwo Abishayi bamuzanye ntabwo yigeze amumenya. kuba ataramumenye hari icyo bishushanya. hari abantu bamaze iminsi muri iri torero cyangwa muri aya madini, ni abaririmbyi, ni abanyamasengesho, ni ababwirizabutumwa bwiza, ni abanyempano, ni abahanuzi, ariko Imana ishobora kubitabaza, ntabwo yigeze ibamenya, kubera yuko imirimo yose bakora nta hantu yanditse. ushobora kuba uri umudiyakoni ariko ukaba utazwi, umeze nk'inzererezi. mbese uwo witaho ntabwo yigeze akumenya, nta nakuzi. reba neza uruhande urimo, ese urazwe? ese Imana irakuzi? ese marayika w'umwami Imana yaje kuzamura raporo y'abanyamasengesho arakubona? ese marayika w'umwami Imana yaje gutwara raporo y'abaririmbyi arakubona? ese marayika w'umwami Imana yaje
gutwara raporo y'abantu bafasha abarwayi, basura abakene, imfubyi n'abapfakazi arakubona. Se marayika w'umwami Imana yaje gutwara abantu bari mu muganda ku rusengero arakubona. Se marayika w'umwami Imana yaje gutwara abantu bateranye ku isaha ku gihe arakubona. Tekereza neza niba utari nk'Abishayi wagiye kwita kuri Dawidi ariko ntamumenye. Data wa twese natugirire neza. Ndashaka kugira ngo nkwibutse neza, Dawidi yari afite abahungu babiri, harimo Salomo, harimo na Munoni. Salomo nawe yari afite abagore 1,000 ariko ntabwo yigeze anyurwa. Salomo ni we wubatse inzu y'Imana, amaze kuyuzuza abwira Uwiteka ngo data, ngo inzu yawe yewe Uwiteka we, ngo abazajya bayigeramo bose n'abazaberekezaho umutima, ngo ujye ubumva uri mu ijuru. Haleluya. Rero dukwiye kugira aho tugera tukanyurwa n'ibyo dufite. Waba uri umukene ukanyurwa n'ukuri, waba uri umukire ukanyurwa n'ukuri, ariko ukibuka yuko hejuru ya byose hari Imana. Yesu natugire neza. Amunoni nawe aba ari aho ngaho, ari umwana w'umwami. Umwami ukumve ngo udafite inenge n'imwe, umusatsi we ngo wari umwinshi cyane, ngo buri gihe cyose akikemuza, ugasangana ishekeri nyinshi wakuyeho kandi akagira n'uwasigazaho. Ngo ariko ngo agira irari, agira umushyitsi w'irari, maze ngo abenguka mushiki wo kwa mwene so bita Tamari. Yewe mwene data, ibyo wabengutse, abashyitsi wakiriye wabengutse baje muri wowe, ndakubwira ngo basezerere bagende, ubasezerere ubirukane. Ngo maze ngo Amunoni maze ngo arirwaza. Akimara kwirwaza, uwari ushinzwe kumwitaho araza arabaye ngo kubera iki warwaye, kubera iki wabona nuko uko bwije nuko bukeye uko nguse atari ko ngusanga. Aravuga ngo nabengutse mushiki wanjye. Reka nkubwire, hari ibyo wabengutse bikunanura, hari ibyo wabengutse bigutesha umutwe, nyamara ntabwo imbere y'Imana ntabwo bizibukwa, nta mumaro bifite. Wowe icyo wagakwiye kubenguka no gukora imirimo myiza no gukiranuka, ukabenguka gutegereza Yesu Kristo, ukabanguka ko Kristo yenda kuza gucyura itorero, ukabenguka ubwami bwo mu ijuru bukurura neza, wibaza aho uzajya, wibaza se Kristo aramutse aje yasanga ukiranuka. Rero mwene data, wemera nka Munoni wabengutse mushiki we maze ngo akirwaza. Hari abaririmbyi benshi bajya birwaza umwanya wo kujya kurepeta. Hari abanyamasengesho benshi bajya birwaza umwanya wo gusenga. Bamwe bakirwaza ibifu, abandi bakavuga ngo dufite abashyitsi, abandi bagapanga ingendo kubera gutinya amasengesho. Ndakwinginze ngo ureke kwirwaza, reka kwirwaza, kora ugifite uburyo, kuko hari igihe bitazakunda. Ngo maze Amunoni ngo arirwaza, ngo hanyuma wari ushinzwe kumwitagira bya Tamari ngo mushyire ibyo kurya ku biganza byawe. Hari abajyanama babi. Amunoni yari yabwiye uri ushinzwe kumwitaho gahunda ze zose. Hari abaterankunga rero mu gukora ibyaha, hari abafasha gukora ibyaha, hari intumwa za Satani tugendana nazo twita ngo ni inshuti zacu, ariko ari inshuti twatumweho na Satani. Izo nshuti rero tuzisezerere. Abo bashyitsi baza baduhereza amakuru atariyo, nitubasezerere bagende, kuko ntabwo bazatugeza, ntabwo bazatugeza mu ijuru, aho batujyana ni mu irimbukiro. Maze ngo aragenda ngo abwira Tamari ngo namushyira ibyo kurya mu biganza bye, maze ngo abimushyira mu cyumba. ngo maze Amunoni ahita amufata aramukinda, aramufata aramusamba, yari mwene se. ngo maze ngo akimara kumusambanya ngo ahita amwanga urunuka, ngo aramusezerera. Ndakwibutsa neza yuko nudasezerera ibyo abo bashyitsi bose, iherezo ryawe rizaba ribi. Nudasezerera abo bashyitsi bose ngo bagende, uzateza ibyago n'amakuba mu muryango wawe. Fata umwanzuro wo kugira ngo
wo gusezerera abo bashyitsi bose ibyo wumva bidaturuka ku mana, ibyo wumva bidaturuka kuri kristo, ubisezerere bigende. nicyo gihe tugezemo. Nakwibutsa nkubwira ngo ube maso, urebe niba nta bashyitsi waba warimitse muri wowe, waba warakiriye badaturutse ku mana. kandi ikikwereka neza yuko abashyitsi baje muri wowe ukabahereza ikaze bataturutse ku mana, ni uko ukora icyaha ukumva nta rindi jwi rikubwira ngo ariko wakoze icyaha ngo ihane. ni uko ukora icyaha ntugire ubwoba, ntugire umutima uhagaze wo kugira ngo ukihane. ni uko ukora icyaha wari umuririmbyi ugakomeza ukaririmba. ni uko ukora icyaha ari umunyamasengesho ugakomeza ugasenga. ni uko ukora icyaha ari umubwirizabutumwa ugasambana cyangwa ugasinda, ariko ugakomeza ukabwiriza. ndakubwira ngo wahagaze ahatari mu mwanya wawe, wahagaze aho abandi banyamahanga bahagarara, wahagaze witaruye abo mwajyaga mugendana mu murimo, ubasiga ku rugamba, wigira mu byawe, ubenguka ba bashyitsi watumweho n'intumwa za satani. rero ndakwibutsa nkubwira ngo wongere usubire ku rufatiro, usezerera abo bashyitsi b'ubusambanyi, usezerera abo bashyitsi b'ubusinzi, usezerera abo bashyitsi b'amagambo, usezerere abashyitsi bose bataturutse kuri kristo. hanyuma wimike umwuka wera mu bugingo bwawe, kuko umwuka wera ni umufasha. umwuka wera ni isezerano twasezeranijwe na kristo, niwe yadusigiye agiye kujya mu ijuru. uwo mufasha w'umwuka wera ngo nabamanukira muzabagaho bo kumuhamya i yerusalemu, yudaya n'i samariya no kugera ku mpera y'isi. uwo mwuka wera rero niwe dukeneye kugira ngo adufashe kurwanya abo bashyitsi baturutse kwa satani. reka rero nkubwire ngo wowe mwene data ugiriwe ubuntu wo kugira ngo wumvire ijambo tuganiriye ryo muri uno mwaka, kugira ngo rigire aho rigukora, rigire n'aho rigushyira, kandi ushobozwe na mwuka w'imana umuhereza icyicaro muri wowe, nibwo uzabasha gushyika mu bwami bwo mu ijuru. izina ry'imana yacu nirihabwe icyubahiro. reka dusenga imana. data wa twese, uri umurengezi wacu mwiza, uri umutabazi wacu, iri ni ijambo ryawe niryo wandikishije, rishoboze rero kristo, rizabashe kubaka kandi rizabashe gusenya kandi rizashyike kure aho twe tutagera mwami. kandi mwami rizabashe kumeza imbuto nyinshi kandi zere, ndetse mwami zigumeho, kandi abazazisoma ndetse n'abazazisoromaho bazarya bashira inzara n'inyota. kandi data wa twese dushoboze kubaka ubwami bwawe. ganza data wa twese, abakobwa n'abasore, abagabo n'abagore, abasaza n'abakecuru, abana batoya, ubagirire neza kandi uzakize nk'abarwayi, arabarwaye indwara z'imitima ndetse n'iz'imibiri mwami. buri wese mwami azahazwe mwami n'ibiva mu biganza byawe. tubisabye imana mu izina rya data wa twese n'umwuka warakoze yesu. amina, amin.